Intangiriro igice cya kabiri. Ijuru n'isi n'ibirimo byose byashojwe bityo. Ku munsi wa karindwi Imana isoza umurimo yakoraga, nuko kuri uwo munsi wa karindwi iruhuka umurimo yari imaze gukora. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, irawiyegurira ko ari wo munsi yaruhutseho umurimo wose yari imaze gukora. Ngaya amavu n'amavuko y'ijuru n'isi igihe biremwe. Ubusitani bwo muri Edeni. Umunsi uhoraho Imana ahanga ijuru n'isi, ku isi nta gahuru ko mu gasozi kaharangwaga, nta n'icyatsi cyari cyakamera ku musozi, nta n'umuntu wariho ngo ahinge ubutaka. Ariko isoko yapfupfunukaga mu kuzimu, ikabobeza hejuru y'ubutaka hose. Nuko uhoraho Imana abumba muntu mu ibumba rivuye mu gitaka, amuhuha mu mazuru umwuka w'ubuzima, nuko umuntu aba muzima. Ubwo uhoraho Imana atera ubusitani burasirazuba muri Edeni, ahatuza muntu yari amaze kubumbabumba. Uhoraho Imana ameza mu gitaka ibiti by'amoko yose binogeye amaso kandi biryoshye. Ameza n'igiti cy'ubugingo mu busitani hagati, n'igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi. Uruzi rwaturukaga muri Edeni rugasukira ubusitani, rukahava rwigabanyamo amashami ane. Izina ry'uruzi rwa mbere ni Pishoni, nirwo ruzenguruka igihugu cyose cya Hawila, aricyo kibamo zahabu, kandi zahabu y'icyo gihugu ni nziza cyane. Kibamo n'amabuye y'agaciro nka buderiyumu na onigisi. Izina ry'uruzi rwa kabiri ni Gihoni, nirwo ruzenguruka igihugu cya Kushi. Uruzi rwa gatatu ni Tigiri, nirwo rutemba runyura mu burasirazuba bwa Ashuru. Uruzi rwa kane ni Efurati. Uhoraho Imana ashyira muntu mu busitani bwa Edeni ngo abuhinge kandi aburinde. Nuko uhoraho Imana ategeka muntu ati, igiti cyose cyo muri ubu busitani ushobora kukiryaho, ariko igiti cy'ubumenyi bw'icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi waramutse ukiriyeho uzapfa nta kabuza. Nuko uhoraho Imana aravuga ati, si byiza ko umuntu aba wenyine, ngiye kumugenera umufasha bakwiranye. Uhoraho Imana abumba mu gitaka inyamaswa zose zo mu ishyamba n'inyoni zose zo mu kirere, azizana muntu ngo arebe uko umuntu azita amazina, maze ikinyabuzima cyose kigira izina cyiswe nawe. Umuntu yita amazina ibitungwa byose n'inyoni zose zo mu kirere n'inyamaswa zose zo mu ishyamba, ariko muntu ntiyabona umufasha bakwiranye. Nuko uhoraho Imana atera muntu gusinzira ibitotsi bikomeye, arasinzira afata rumwe mu mbavu ze, maze asubiranya umubiri. Urwo rubavu uhoraho Imana avanye mu mugabo akoramo umugore, umugore amushyira umugabo. Umugabo ariyamirira aravuga ati, noneho dore igufwa ryo mu magufa yanjye, ni umubiri uvuye mu mubiri wanjye, uyazitwa umugore, kuko mu mugabo ari havuye. Nicyo gituma umugabo asiga se na nyina, akizirika ku mugore we, bakaba umubiri umwe.